kwanza wari urimo urakora n'indirimbo wari muri studio. None se wenda kuririmba ndirimbo. Kandi atari studio nyayo, ari studio yo mu rugo. Ko nkujya uciringa subwa mbere ngo amagaye cyangwa tuvuganye uri muri studio yo mu rugo. Inspiration yanjye uranyicira iki? Uranyicira iki inspiration yanjye ngewe? Wari ufite ibibazo. Bari banjye kuduteranya. Wari uraho. Gazi tugaruke gato noneho tugaruke gato kuri iki kintu. Dumba Melody arakubajije ngo niyo waravuye mu gitaramo I mean kuri live direct nyuma waje gukurikirana na feedback urazibona. Nayo yaguha kutiso. No reka za tubwire kandi abizwa bitubwira. Se Bruce kugira ko bakuvuga neza. Dasha ariko se waburetse turashaka ko nabi nabyo nta kibazo. Erega harandi ikintu kiba kitavugika nabi. Urimo kunyumva ndashaka kugira ushireho comment gitaramo cya Melody na The Ben wacyakiriye gute? Igitaramo cya Melody ariko ubundi no se Melody manzi ukundi n'ubundi biguntu biza kugenda. I always know. Mbanzo ukuntu biza no bitubwi namareka kugenda gutyo. Wowe wabyakira gitaramo kivi muzi nkuko yabikubajije. Nago ndabona party ya Ben man. Niriya wabonye. None se ko symphony yari icurangiye Bruce. Reka nyikubwire Bruce The Ben adafite symphony. Kandi nararangije kumenya ko nta nubwo abari muri organization ya Ben ntabwo bigeze bakora effort zo gushaka ikindi kintu kingana na symphony. Ubwo nari kureba iki? Niyo mpamvu party ya Ben. Kamubwire party ya Ben, kamubwire party ya Ben. Inugoma none se nari gutegereza iki nahise nanasinzi. Party ya Ben. Kandi wanatize nawe bagwaye iminota bagwaye wahise uyireze. Wari afite igihana ibyo gwa abafana wagira ngo bari kubizimya none se si byabo. Bombo clati pussy thing. Ngo mwiki. Bamuhaye isaha imwe n'igice cyurangira amasaha. Dumba. Ene TikTok universe hano. Dumba. Na mufano wa Bruce atanga TikTok universe. Mu 2015 nibwo nazanye symphony. Wowe kubera ubutafite n'amakuru ahagije buriya symphony nubwo bacurangira abandi bantu ariko ni official band yanjye. Abo ariko iyo uvuze kuyizana bimenyesha ikintu kujya uvuga ibintu. Abantu bafashe umuziki bawugira ikimina bawukuramo ibintu tutamenye. Bruce ujya uvuga ibintu mugabipfa n'abantu nuko wavuze ko Element ari we wamuzanya itarakara. Symphony ntabwo iza kuzinduka mu gitondo irakaye. Ibyo se byabujije pompom gusohoka. Bombo clati pussy bihuriye hese? Nuko kurakara nyine kwawe wese ko warakaye nituri kuvugana. Kocho. Niwe mera pompom. Reka ngubwire Muzafa. Hari ukunyigira umudombo. Music industry ntago wakwanga umuntu ngo umwange birangire anytime murakorana. Niyo mpamvu ujyona nk'umuntu ariko ibyo urabizi ko ari njye umuntu wa mbere ubizi. Niyo mpamvu muzi mukamvuga nabi gutya. Ubuzi wawe nkuvuze nabi wowe Dumba wabyukuru warutukuje. Njyewe iyo bamvuze nabi ndicecekera nkavuga ne uyu muntu reka nzamufatira ahantu hamwe mpite mwereka. Narogo muvuga Jesus. Dore uko kireba. Ubwo se nta mufana wa Ben yampintare. Ariko se uri Ben? Iyi ntare ntago bayihaye Melody. Ndi umuvugizi we mwiza sindi muyoboke. Dumba iyi ntare bayihaye Godfather bakoze kuri Goro ntabwo iyi ntare bayimpaye. Uriya bamwita Mama Miracle. Izi sendarata. Umuvugizi utararebye performance y'umuhanzi avugira bakwirukane. Thank you. Oya amwirukane. Bamwirukane. Uretse gato. Dumba hano hari akantu bari baragakase bagashyira aha. Dumba kankashake ngakine. Baragakase kangashake Dumba. Fadarizere kutagiye gusebya Ben. Oya reka nkubwire rero Melody. Godfather waramwumvisha ukuntu aguma avuga The Ben. Umva nkubwire rero Melody nyumva. Melody nyumva.
ntago nkumva nuse ndi mwana mubwire Godfather narakubwiye Melody hano uretse gato Dumba nyumva hano gato Melody Godfather niyo mpamvu nashyizeho akadomo nyumva neza cyane sindi muri gatabirato sindi umukomba kwaha ibyo mwakoreye fata ku mavuta ndabizi ibyo twakoreye fata ku mavuta se nibiki uzi kwanza kwera ko umugabo mbwase kimbohe ntago ndi buvugeho ego rero ntabwo ngewe ngufana fana indirimbo zawe niba ari biriya rero byawe nazo uzazihorere kuko narakubonye ugera gutyo ugafata umuntu ukamucyegeta witwaje ngufana indirimbo ze ngo ntumufana jewe n'indirimbo zanjye turagendana n'injyu zihimba ubwo ndimo ubwo rero ndagufanuruye ndazifanuruye Godfather indirimbo zawe nazo nazifanuruye nta muntu wundi wakora ibintu nk'ibyo twakoze ejo bundi niyo mpamvu amazina abiri ugomba kujya ufata akantu k'akarongo gacaho reka roho inyurire nzira uremera ko Ben yaguhaye platform kandi wari uzimye wese uremera ko iyo platform nayo mutwaye atazongera kuyibona mama nyawo ushobora kubyemera nawe ugiye aragiye byanyabyo dore nguwo ararenze muzafaru n'imitego yitwa se imitego yo katsindwa n'iyakare se imitego arayitambitse abafite amagambo mabi bamwiteguye mbamureba mu maso tuba turebana oya njyewe mubwiye byabaye gazi mutapinge screen bataza kutumanura mutapinge screen please wenda ntabwo twasubira inyuma ngo dutekereze ku bintu by'akanyafu inkoni kunda ariko ntabwo ariko se hagati yanjye nawe ni buri kumubaga harya da mbere yo kuza kuvuga ngo simubage yavuze ngo niwe wemerewe kumubaga wenyine ngo niwe wemerewe kumubaga ni njyewe nyine dushaka kujya muri competition tugarushanwa abafana abasigaye mwese hari igihe mbabona mwabizanyemo umutima mubi kandi bro ni entertainment nta mutima nta roho mbi nta nakariye umuntu igomba kugendera muri ibi bintu sigaye uzi ubwenge Bruce sigaye uzi ubwenge Melody ibivugwa ko abafana mwabaguze mukabatwara hari amafaranga nabagurije njya kubagura ukabaso akose kuvuga nabi kibazo uri umuntu aramubaza nawe akavuga nabi ariko se ko twahinduye platform ko iyi ngiye atari Twitter ngo ramwe ngo ntago Twitter ya nyoko reka ntago nabyibagiye Dumba uribuka manura Godfather Yaramanu yaranyemeza bukeye ntubabarire bukeye ndamumanura ndamuminura cyangwa ntibarakibamwe kiraragwa ariko musa twagiye dukozanyaho nushaka uzareke twibera inshuti ntabwo twaba inshuti uretse nkubwire Mero ntabwo utanga amafaranga urabizi ariko yego dufata kwana nanjye amafaranga umba ntabwo twabana nta mafaranga umba kuko yesi nkora muri banki ntabwo ukora muri banki oya nta n'amafaranga menshi ngira buri ukora mu mifuka y'abafana nta kintu niki na kimwe tuzatubana gutya nabo bankora mu ijosi ako kantu so Melody igitaramo mu ncamake reka nkawe igitaramo cyagenze gute mu byukuri ngewe kuri side yanjye igitaramo cyagenze neza ni iby'agiciro kinini kubona dukora ikintu nka kiriya nyine kikaba kikarangira wenda sindabona umwanya mwiza wo gukora comment ifatika nzaca kuri mainstream wenda mfite gahunda yo kujya ku isibo nzaba namaze gutunganya neza mu mutwe n'amagambo nyatondetse neza uko ngomba kuyavuga ariko mu ishusho rusange igitaramo cyagenze neza ubwitabire bwari hejuru cyagenze neza muri taragenze neza ubwo no gushaka ubwo ubukurikiyeho nyine tukabikosora okay wow ubwo reka tutegereze noneho ndatekereza bivugira ku isibo dutegereje TikTok Universe ko zimanuka hano ku bantu bashimishijwe ziramanuka ndabizi mu byukuri abafana yaba abantu muri haze mwasusurikijwe ibintu uyu musore yarangije umwaka neza pe cyane ariko bamwe bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo ndakwanga ari Melody yayikoreye The Ben
biratangaje kubona ajya hari akayiririmba, araza kuyitubwira impamvu yaririmbye ndakwanga mu gihe cyo kurangiza umwaka. Sinzi abo yangaga, niba ari twebwe abafana twari turi hariya, uzatubwira indirimbo by the way, kwanza uzanayitubwira cyangwa uzayisibe kuri YouTube. Nzayisibira iki se? Ndakina ngiye nkora ibintu nzasiba kubera iki uri mwihangana na Debeni, uri mwihangana na Debeni warangiza ukaririmba indirimbo ngo uramwanga, uraza kubigarukaho. Melody, yewe nubwo ntari umutinganya reka nkwendera aho nkuboneye, ni umugani nyarwanda. Melody, nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba, bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda, batigeze babyijandikamo, umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka, ibamurikira amasaha, tukabona Melody bigenda gutya. Melody, mbere yuko dukomeza show, ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire. Aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano, ushobora kubyaza umusoro, kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe. Uwo umusore bita Yampano. Yabaye iki? Yampano uti ko muri kumuvuga nko ari ikintu yabaye? Ndaza gusobanura komanze point yanjye. Yampano ugiye kureba ngira ngo Debeni nzi ufite umutima mwiza, ariko ntemera kubivuga ngo nuko akunda Imana, ntabwo uraho watanga platform nkuko n'abagiye azihabwa. Yagize gutya afata Imana amuha platform, bigenda neza, umwana asohoye indirimbo turazikunda. Ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi uramufata, ufata Ruti Joel umuhitamo nk'umwe mu bahanzi ugezweho wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi. Ariko agira gutya izo opportunité, umwana muto zose arazifata, aragenda zirundira hamwe mu gatebo kamwe, arangiza akitumamo. Melody, iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi, kwituma byari biri ngombwa? Birenze kwituma, yanyujije hasi no hejuru. Uko tuvugana, umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere, abasore barenga 4 kubera video ya Yampano yagiye hanze. Organishaga ibyo bivuyemo ikintu cyobaje kurusha ibindi. Melody, narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye, abantu bakunda benshi cyane, saba kuri amusora akeneye kurenganurwa, ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi. Urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara, ndavuga nti nakabaye mbona abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera. Mpamagara Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro, ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe, n'ibi bintu byamukorewe ntabwo bikwiye. Naratabaje pe, kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe, ndi kuvugira Yampano gusa kandi bafashe video. Kugeza umunsi iki cyumweru, kugeza ku munsi wa mbere nibwo nahagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda, aragenda ajya muri hoteli Kanombe aramugusanza, afata undi mukobwa, noneho streaminga igikorwa barimo, ahita streaminga, ahamagara abantu live. Hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody? Afata video ashira live, ahamagara abantu, we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe, ara streaminga. Nukuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga, ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse. Ibyo bintu birongera bigasohoka. Ubwo ni ndasohoye. Urabaza ngo ndabisohoye, kandi nkubwira ko yagiye live, agahamagara ahantu live, yarabisohoye. Niba yaramagara abantu live, yarabisohoye. Uwo muntu ari recording. Ntabwo ahamagaye umwe. Yahamagara umwe agakupa ahamagara undi. Abo bantu nibo bari recordinze rero. Abo bantu yahamagara nibo bari recordinze. Yewe rero ndikumva hano uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishe muri context y'umuhanzi. Ntabwo nshaka gushyira mu bintu byo kujajinga iby'amashusho, ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iya Yampa, ku mpano nk'iyu mwana yari afite n'amahirwe yarabonye, igihugu cyari kimuhaye, abantu bakuru be kubona nka Debeni amufata akamuhereza platform muri arena, warabibonye. Kampani zitangira kumusama, ziramufata, zitangira kumuhereza amakontracti. Umuryango nka RPF Inkotanyi baramufata, bamurobanura mu bahanzi mwese, barabirengagiza, bafata uriya mwana we na Ruti Joel bamuhereza intuza. Ku bantu batabizi, buriya Yampana amashusho yagiye hanze avuye gukora ikiganiro ku Gihe, we na Ruti Joel bagomba kujya i Burayi, babikansorinze.
ico kiganiro bagikansulinga nticyasohoka. So ayo mahirwe ubonye mu byukuri umuntu nk'uyu nguyu iyo opportunity nk'umwana w'umunyarwanda warugiye kubona izo opportunity bitewe n'impano nawe ufite Melody. Ibi bintu mu byukuri hakorwa iki kugira ngo ibintu bihagarare, noneho umuntu ufite impano ntayisinde ataratangira no kuyibyaza umusaruro? Amagambo make, impano bagomba kuyirinda gute? Twagiye impano se kwirinda bisaba uburere bwo mu rugo Dumba. Urabona nkawe ntabwo abasha kurinda impano. Mana yanjye bitangirira mu burere bw'umuntu uko warezwe, kandi hari n'igihe umuntu agira ibyago akaba atarabashije kubuhabwa, ntawe ubihitamo. Icya kabiri ukiga nyine gutinda mu bikureba. Iyo ugiye mu bitakureba induru ziravuga. Naho ubundi gusharinga ubuzima busanzwe si n'umuhanzi gusa, uwo ari we wese kwifata amashusho ntekereza ko ari igikorwa umuntu yagakoze abanje gutekereza kabiri. Iri koranabuhanga abantu barariturusha. Niba waba uyafite wenyine hari igihe umuntu yakugwira muri phone kabisa akabirangiza. Uretse n'umuhanzi rero, uwo ari we wese gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza ntago bikwiye pe. Naho umuhanzi muri iyi minsi ngiye kubibasubiramo hano muze kubireba murasanga ari byo. Kuba umuhanzi mwiza muri iyi minsi birasaba kuba karakteri yawe nayo ubwayiseringa. Kuba uririmba neza, subiramo. Kuba umuhanzi mwiza na character yawe nyine ikwiye kubiseringa, nyine nayo ari character. Ukwiye kuba wowe imbere y'abantu bawe. Ntugerageze kuvuga wenda nka runaka cyangwa se kumera. Hari nk'abahanzi nzi ngiye bameze nk'abapoliticiye, sinzi icyo bakora mu muziki kabisa. Umuntu mamaze ikibazo agatanya ngo se wabyibagiwe, usubiza nyine ibyo bakubajije. So karakteri muri iyi minsi kubera na platforms bavuga bameze bavuga gute iyo babaje bagura amusani wicariye amatwi cyangwa yafunze shinyo simbiza, ariko sindi busubiremo. Urumva kubera iki buri gihe uba ushaka kwataka The Ben? ariko Dumba tubarika ibyo bintu maneka hano. Dumba uvuga ngo The Ben Dumba nyumva Dumba bro ikibazo urakizi. Dumba iki se bari nawe ndeka uretse gato ibi ntabwo mbyita ntabwo ndi muri campaign, ariko niba maze guhamagara